reka mvuge ibimenyetso bikeya bishobora kukwereka yuko barimo barakuroga. Ibi bintu ukibyibonaho ukamenya yuko ukeneye amasengesho yihuse. Ibi bintu ukibyibonaho uba ukeneye amasengesho yihuse, uba ukeneye amasengesho yandi y'igitaraganya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi bintu uko ngiye kubikubwira nubyibonaho umenye yuko ukeneye amasengesho yihuse. Icyambere, ukeneye gusengerwa Imana byihuse. Iyi myuka ni imyuka mibi, ni imyuka ifunga umugisha kandi ni imyuka ifunga amarembo. Ni imyuka ikubuza kwakira igitangaza mu buzima bwawe. Ni imyuka idashobora gutuma hari ahantu ugera. Ni imyuka igufungira amarembo y'umugisha. Ikintu cyose ugerageje kugeraho amarembo arifunga. Habaho za borokaje nyinshi ziteye ubwoba ku buzima bwawe. Ugasanga neza uhora ugira inyatsi, kuko uyu mwuka ushamikiyeho inyatsi, uyu mwuka ushamikiyeho ubukene, uyu mwuka ushamikiyeho icyangiro, uyu mwuka ushamikiyeho igisuzuguriro. Uyu mwuka ni umwuka mubi. Uyu mwuka ukiwumva ni umwuka. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana wowe ugarutse kubana natwe. Ni Prophet Emma ugusuhuza nk'ibisanzwe, nkwifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira, ndagarutse. Imana itugirire neza. Uyu munsi ni mu isaha yo kubohoka, ni muri ya saha yabohoka, isaha yo kwinjira mu gitangaza cyawe. Hari imbaraga zimaze igihe ziboshye ubuzima bwawe. Nje ngo kugira ngo izo mbaraga zicike, izo mbaraga zicagagurike mu izina rya Yesu. Hari imigozi imaze igihe ikuboshye, hari imigozi imaze igihe ikuziritse, hari ibintu umaze igihe kinini ugerageza ariko ntibikunde. Nk'uko nabibabwiye, hari ibintu Imana yampishuriye inyereka ibintu biboshye abantu, bibananiza, bibabuza kugera ku masezerano yabo. Ugasanga ugerageza gushaka ntubyemere, wagerageza kubaka urugo ntibikunde, ugashaka akazi ntukabone, wagerageza gukora bizinesi igahomba, ikintu cyose ugerageje kiranga. Uhorana uburwayi bwakubayeho akarande. Mbega mu buzima bwawe ugasanga umubiri wawe uhora ucitse intege, urivuza, ujya kwa muganga ngo bashake indwara ariko bakayishaka bakayibura. Bivuze mu buzima bwawe nawe ntabwo uzi ikintu kigutsikamira, ntuzi ikintu kikunaniza. Buriya hari imbaraga ziba zihishe zitagaragara, kandi usenga ugasanga hari imbaraga zihishe zitagaragara, kandi cyangwa se ugasanga hari abarozi barimo baragusunikira imbaraga z'imyuka mibi. Ugasanga hari abarozi barimo baroga ubuzima bwawe. Ibyo ngibyo nibyo ngiye kukubwira. Ugiye kumva ibintu utigeze wumva. Ndagira ngo wigire hino, wicare wumve ibi bintu ni ingenzi ku buzima bwawe. Ibi bintu nta handi wigeze ubyumva. Ndagira ngo mbikubwire, kandi numara kubyumva ubyumvire. Numara kubyumvira birahindura ubuzima bwawe. Hari ibimenyetso ngiye kuvuga uyu munsi. Akenshi hari ibigaragarira mu nzozi, hakaba n'ibigaragarira ubirebesha amaso yawe. Rimwe na rimwe hari igihe Imana ibikwereka, ikabikwereka binyuze mu nzozi, ariko nanone hakaba n'ibyo ubona ubirebesha amaso yawe. Akenshi hari imyuka abantu barwana nayo. Akenshi iyo atari karande, akenshi usanga ari imivumo. Iyo atari imivumo, akenshi usanga ari imbaraga z'abarozi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga iyo tuvuze karande, karande ni ikintu kirandaranda, gituruka mu miryango, gituruka mu bisekuruza. Karande ni ikintu wowe ubwawe utizanira, ariko umuvumo ushobora kuwizanira. Hari abantu bizanira umuvumo, ariko karande ntabwo uyizanira, uravuka ukayisangamo. Ni ikintu usanga mu muryango w'iwanyu cyari kirimo. Abarozi nabo ni abantu nyine baza bagusanga bitewe n'ishyari, ko akenshi abarozi bakunda kuzanwa na dayimoni w'ishyari. Neza dayimoni w'ishyari akazana umurozi ku buzima bwawe. Ntacyo umwanga, ntacyo wamutwaye, ntaki, ariko akakureba akumva ntagukunze, avuga ngo nkwiye kukuroga. Akareba akabona umurusha ubutunzi, akavuga ngo nkwiriye kukuroga. Akenshi usanga abantu baturoga nta kintu uba warabatwaye, ariko ugasanga arakuroze neza. Dusubiye inyuma ku cyitwa karande.
karande ni ikintu kiba cyarabaye mu muryango w'iwanyu, ugasanga cyabaye uruhererekane, ugasanga mu muryango w'iwanyu nta muntu wize, nawe ntabwo wize, amashuri yarakunaniye neza neza. Iyo ugerageje kujya mu ishuri haboneka impamvu igukura mu ishuri, ndetse rimwe na rimwe wanaryicaramo ukumva ntushaka, ugasanga umuntu yicaye mu ishuri ariko ntabwo ashaka kwiga, ugasanga ntushaka kwiga rwose, cyangwa se wakumva unanabishaka ubushobozi bukabura, waba ubushobozi bubonetse hakaboneka ikindi kintu gituma amashuri utayakomeza. Mu buzima bwawe ugasanga hari umwuka wa karande ukugendaho, umwuka wa karande ukugendaho, ibyo bintu rwose ukabyibonaho, ukabona bikuriho, ukabona bikugendaho, iyo myuka mbega ugahorana nayo. Ugasanga mu muryango w'iwanyu hari umuntu warwaye indwara, urugero yarwaye kanseri, amaze kurwara kanseri niyo yamwishe. Ugasanga n'undi nanone niba ari mama wawe wari urwaye kanseri, azaboneka undi wo mu muryango nawe ayirware, usange mukuru wawe yarayirwaye, usange undi nanone ugukurikira yarayirwaye, usanga bibaye uruhererekane. Igihe usanga mu muryango bafite indwara imwe mu muryango, ugasanga neza neza iyo ndwara yishe mama wawe yica mukuru wawe, ugasanga mwicwa n'indwara imwe. Hari abantu barwaye sida mu muryango w'iwabo, ihageze iragenda ibiruhererekane. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari n'abantu ujya kureba ugasanga mama wawe yashatse yari yarabyariye iwabo, nawe yakubyara uri umukobwa ukabyarira iwanyu, n'ugukurikiye akabyarira iwabo, abana b'iwanyu bose babyarira iwabo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga ni ibintu byababayeho akarande. Ugasanga papa wawe yari afite abagore 3, nawe uyu munsi ufite 2. Ugasanga neza neza ufite umugore. Icyo nicyo bita karande. Iyi karande nta muntu itinya. Iyi karande ntibivuze ngo urakomeye cyangwa umeze gute, uko waba uri kose karande iragukurikirana. Karande ibasha kugusanga mu biro wicayemo ikagusangamo, hakaba mu muryango w'iwanyu harimo ikintu cy'umwuka w'igisuzuguriro, ugasanga wasabye akazi uranakabona. Hari igihe karande itakubuza kubona akazi, ariko karande rwose igatuma utazamuka, igatuma ubona akazi ariko igatuma utazamuka. Ugahera ahantu hamwe warabaye nk'amazi y'ikidendezi, ugasanga uhora kuri resebusiyo bazamura abandi ariko we ntujye uzamuka. Abandi barabaha poromosiyo ariko we nta poromosiyo bajya baguha. Ibyo ni ibintu bikwereka ko ukeneye gusengerwa Imana. Karande ikintu kiyikuraho ikurwaho. Karande ntibayisengera barayirwanya. Cyokoze intambwe ya mbere yo gukira karande, kuko karande si icyaha, agira ngo icyo ngicyo kimenye, karande buriya si icyaha, ariko ibyiza gukoresha bizazana icyaha mu buzima bwawe. Kuko uyu munsi niba ufite karande y'ubusambanyi ugasambana, karande izagukoresha ubusambanyi, kandi ubusambanyi ntibuzatuma winjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero karande ibintu izagukoresha bizatuma utinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana y'amahoro itugirire neza. Karande rero ntabwo bayisengera, karande barayirwanya. Nurwanya karande, ijambo riravuga ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Karande barayirwanya. Ndeka nkubwire intambwe 3 zishobora gutuma karande iva ku buzima bwawe. Intambwe ya mbere niyo kwihana icyaha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukihana icyaha, umuntu ukijijwe nutabanza kwihana ngo ugire ibyaha ureka, ubanza wihane uvuga uti Imana ndihannye. 2, nurangiza usenge, unasome ijambo ry'Imana. 3, ugire umutambyi musengana. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuko intambwe ukwiriye kubanza ukimenyaho karande, wamara kuyimenyaho ukajya wajya kuyisengera, kujya wajya kugera umutambyi akagusengera iki? Imana. Ukeneye umutambyi ugusengera, ukeneye umuntu ukubohoraho izo mbaraga, ukeneye umuntu ugufata ikiganza. Ijambo ry'Imana ibyakozwe n'intumwa ibice 3, arangije Petero ngo abwira wari wararemeye, aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu, haguruka ugende. Ngo amaze kuvuga atyo amuhereza ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Ukeneye ikiganza cy'umutambyi. Imana y'amahoro itugirire neza. Abanyamudugudu bamenya ko bafite karande, kandi bamenya ko nta wundi wayibakiza uretse umuhanuzi w'Imana. Barabimenya. Abami ba 2 ibice 2 ku murongo wa 19.
barabimenya ko bafite karande, barabimenya ko umudugudu wabo wavumwe. Imana itugirire neza. Babona nta kundi byabyera, babona nta kundi babigenza, barabimenya ko bakeneye umutambyi, barabimenya ko bakeneye umuhanuzi. Ijambo ry'Uwiteka mu Bami wa kabiri ibice 2 ku murongo wa 19 ugenda uhasome, haravuga ngo bukeye abanyamudugudu babwira Elisa bati dore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko imyaka yaho irarura. Imana itugirire neza. Hari igihe wambara neza ariko ufite ikibembe, hari igihe uba uri muri ofisi ariko ufite ikibembe, mu rugo iwawe umuriro waka, hari igihe uba ufite ikibembe, uri umukobwa ufite amafaranga kandi menshi ariko warabuze umugabo, ufite ikibembe, urasenga ariko ufite ikibembe, hari ikibembe kiri ku buzima bwawe, ukeneye kubohoka. Imana itugirire neza. Uraririmba neza yego ariko ufite ikibembe, yego uba muri Amerika ariko ufite ikibembe cyo kutabyara, mu muryango w'iwanyu batinda kubyara. Uri muri Amerika ariko ufite ikibembe, watinze gushaka, ufite ikibembe, hari ikibembe kiri ku buzima bwawe. Kandi reka kwijijisha, ukeneye umuhanuzi w'Imana, ukeneye akanwa k'uwasizwe. Ingoma za 2:20 haravuze ngo bukeye Yehoshafati abwira Abayisiraheli ati nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, kandi mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Iyo wizereye mu muhanuzi w'Imana ugubwa neza, iyo wizereye mu muhanuzi w'Imana urakomera. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero kugira ngo ukire karande ukeneye kuyimenyaho, warangiza ukihana ibyaha, warangiza ugasoma Bibiliya ugasenga, gatatu ukagira umuhanuzi umutambyi musengana. Imana ishimwe cyane. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye umuhanuzi w'Imana. Icya kabiri cyitwa umuvumo, cyitwa umuvumo. Uyu muvumo rero nk'uko nabibabwiye, umuvumo ushobora kuwikururira bakawukuvuma, hakaba n'umuvumo uturuka ku byaha. Imana itugirire neza, ari wo muvumo uturuka ku kutumvira Imana. Imana itugirire neza. Hari undi muvumo uturuka, hari umuvumo wowe ubwawe wikururira, hari uvumwa n'abantu, hari n'umuvumo uturuka ku kutumvira Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire, umuvumo buriya ukurwaho no gusenga, kwegera abakozi b'Imana bakagusengera. Akenshi ugasanga hari umuntu aba afite umuvumo waturutse ku kutumvira Imana, ugasanga hari umuntu ubura urubyaro kubera yuko yigeze akuramo inda, ugasanga wakuyemo inda bibabaza Imana. Hari n'abantu bagira ubukene buturuka ku kudatanga icya-10, kubera yuko burya kwemera ko ugiye gukorera Imana ukinjira mu bwami bw'Imana, ntukurikize amahame yo mu bwami. Buriya udakurikije amahame yo mu bwami ugirwaho n'ingaruka. Imana itugirire neza. Kuko hano mu bwami bw'Imana, buri bwami bwose bugira amahame yabwo, bukagira amategeko yabwo. Iyo udakurikije ayo mategeko araguhana, ayo mategeko aragukanda, wamburwa uburenganzira ukaguma muri ubwo bwami, ariko ukamburwa uburenganzira bwo kwidegembya mu bwami. Hari abantu baboshye rero, babohewe mu bwami bw'Imana kubera yuko bananiwe kumva, bananiwe kumvira, ugasanga baraboshye. Urasanga arakubwira ngo tanga icya-10, uti ntacyo natanga. Ubwira ngo tanga amaturo, uti ntayo natanga. Akakubwira ngo kizwa neza, ugasanga uraba mu bwami ariko ukora ibyaha. Ugasanga uraba mu bwami ariko udakizwa, ugasanga uraba mu bwami ariko udakiranuka. Nuba mu bwami udakiranuka, byanze bikunze hari umuvumo uzakuzaho, hari imivumo ikuzaho kubera ko wananiwe gukiranuka. Hari imivumo izanwa n'ibyaha, ibyaha ukora ugasenga Imana ikabikubabarira, ariko ingaruka zikagusigaraho. Ugasanga hari abantu warasambanye, uragenda urwara sida, uraza Imana ikakubabarira, ariko ugasanga sida uracyari nayo. Uyu munsi urimo urasenga ngo Imana igukize sida, ariko uwo ni umuvumo uturuka ku ki? Ni ingaruka z'icyaha. Imana itugirire neza. Waragiye uriba baragufunga, yego warihannye, ariko uyu munsi uri mu ngaruka z'icyaha. Sibyo? Imana irakubabarira ariko ntibikuraho ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha zikugumaho, zikakubaho, zikakomaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga warasambanye uri umukobwa, bagutera inda urabyara. Sibyo?
uyu munsi uri mu ngaruka zo kurera umwana wenyine, nyine waramubyaye nyine, rero uwo mwana ntaho ajya arahari, waramubyaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero hari imivumo izanwa no kutumvira Imana, hakaba n'imivumo uvumwa n'abantu, abantu bakakuvuma hakaba n'umuvumo uturuka ku babyeyi. Umuvumo uturuka ku babyeyi uri mu buryo bubiri, hari ababyeyi b'umubiri n'ababyeyi bo mu mwuka. Abarokore benshi muri iki gihe bafite imivumo ituruka ku babyeyi bo mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko. Kubaha so na nyoko bivuze iki? Iyo bivuze ngo wubahe so na nyoko, kubaha so na nyoko bivuze iso ni umubyeyi ukubyara mu maraso. Mama wawe ahagarariye itorero. Bibiliya ivuga umugore, ibivuga itorero mu buryo bw'umwuka. Mama wawe ahagarariye itorero. Rero kubaha itorero ni iki? Ni ukubaha ababyeyi b'iryo torero, abashumba bakubyaje ubutumwa, umuntu wagusengeye Imana akakurambikaho ikiganza akakubyaza ubutumwa, uwo muntu ujye umwubaha. Naho yagwa, naho byagenda gute, ntukamuvuge. Ntukabe mu iteraniro ry'abantu bavuga abantu b'Imana, ntukabe mu iteraniro ry'abantu barwanya abantu b'Imana, ntukabe muri iryo teraniro, ntukaribemo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikindi, papa wawe ukubyara mu nda mu maraso, naho yananirana ariko sira aracyari papa wawe, aracyari papa wawe. Wimuvuga nabi, wimutera amabuye, ni papa wawe. Hari umuvumo uturuka ku kutumvira umubyeyi ukubyara. Nakuvuma uzavumika, nakwaturaho umugisha uzawuhabwa. Imana itugirire neza. Nuko nguko niko isi yubakitse, ni amahame yo mu bwami. Ubu bwami turimo niko isi niko bwubatse, niko Imana yabisetinze. Urasabwa kubaha Imana. Imana yabisetinze gutyo nyine, nta kundi. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukeneye kubaha, ukeneye kugendana n'Imana, ariko ukeneye gusenga, kandi nanone ugakurikiza amahame y'ubwo bwamurimo. Gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo nugira umwete. Imana itugirire neza. Nugira umwete wo kwitondera, nugira umwete wo kumvira, kandi warangiza ukitondera, iyi migisha yose izakuzaho ikugereho, kuko wagize umwete wo kwitondera. Rero ndagira ngo nkubwire iki kintu, muri ubu bwami urasabwa kwitondera. Ukeneye kwitondera, ukitondera amagambo y'Imana, ukitondera ijambo ry'Imana, icyo Imana ivuga ku buzima bwawe ukacyitondera. Nugira umwete wo kwitondera, nugira umwete wo kumenya, kandi wamara kumenya ukitondera, ibi bintu byose, iyi migisha yose izakuzaho. Ariko nutitondera, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Hari imivumo rero iri ku buzima bwawe kubera ko utitondeye, kubera ko utagenze uko Imana ishaka, kubera yuko wiciriye inzira. Hari imivumo iri ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Icya gatatu navuze, hari ibiba ku buzima bwawe kubera abarozi. Abarozi bakakuroga, ugasanga urakora nta kintu ugeraho, ibintu byose ubijyamo bikanga. Uyu munsi urafite akazi ariko amafaranga ntumenye iyo anyuze. Iyo uri mu kazi, iyo bagiye kugabanya abandi ni wowe baheraho. Mbega mu ubuzima bwawe bwose burapfuye. Ni ubuzima bwo kwizenguruka, uhora mu buzima bwo gutangira, uhora watangiye, uhora mu bintu bishyashya, uhora mu bintu bidakomera, uhora mu bintu bitagumayo. Iteka ibintu byawe byose bihora bitangira, bihora ari bishyashya. Imana itugirire neza. Uyu munsi uri mu kazi, ejo bakakwirukana, kongera ukajya ahandi, ejo bakakwirukana. Ni wowe indwara zihora zisimburanaho, kandi indwara zidakira. Imana itugirire neza. Ugasanga ufite indwara zidakira. Imana y'amahoro itugirire neza. Kwa muganga warivuje nta kutagize. Cyo ni ikimenyetso kikwereka yuko hari imbaraga zirimo zikurwanya, hari imyuka irimo irakurwanya. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kwegera umuhanuzi w'Imana akagusengera Imana, ukeneye kubana n'Imana.
sibyo? Hari ibintu biri ku buzima bwawe nawe ubwawe bidasobanutse, sibyo? Ugasanga uraryama ntusinzira, uraryama ukabura ibitotsi, waryama gusinzira bikanga ukarara ukanuye. Hari abantu badasinzira. Hari umuntu nigeze nsengera yari amaze imyaka 5 yose akanura, ntasinzira, ntagira gute. Imyaka 5 yose akanuye adasinzira kandi ntacyo yabuze. Dusengana Imana, twasenganye iminsi nk'itatu, nyuma y'iminsi 3 arasinzira. Ngubu afite amahoro mu mutima. Kandi kudasinzira bijyana no kubura amahoro yo mu mutima, kubera ko urara utekereza ibyahehe n'ibyahehe, kubera ko muri wowe habura amahoro. Imana itugirire neza. Hari abantu baradasinzira, ugasanga ntusinzira, ugasanga ibyawe byose ntibikunda. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka mvuge ibimenyetso bikeya bishobora kukwereka yuko barimo barakuroga. Ibi bintu ukibyibonaho ukamenya yuko ukeneye amasengesho yihuse. Ibi bintu ukibyibonaho uba ukeneye amasengesho yihuse, uba ukeneye amasengesho yandi y'igitaraganya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi bintu uko ngiye kubikubwira nubyibonaho umenye yuko ukeneye amasengesho yihuse. Icyambere, Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu bajya baryama bakagira inzozi. Uyu muntu we akeneye amasengesho y'imbaraga, atari yandi yo kujenjeka. Ukeneye amasengesho yandi y'imbaraga, yandi akomeye. Ukeneye amasengesho. Uyu muntu ni umuntu uryama, yamara kuryama ukagira imyuka iza mu bicuku bya nijoro. Hari abantu barara basambana. Niba uzi kujya uryama ukarara usambana, ugira umwuka ugusambanya mu bicuku bya nijoro. Ukagira abagabo b'ijoro cyangwa ukagira abamama b'ijoro. Ujya urota inzozi ukarota urimo urasambana. Nushake ubusambana n'uwo mubana cyangwa usambana n'umuntu uzi, ariko hari n'abasambana batabona ibyo basambana nabyo. Ukeneye gusengerwa Imana, uraboshye. Zo ni imbaraga zikuboshye, ukeneye gusengerwa Imana kandi vuba byihuse. Niba ujya wibonaho iyo myuka, kuko iyo ni imyuka inyaniza. Icyambere, iyi myuka ntishobora gutuma wubaka urugo. Iyo wubatse urugo iyi myuka irarusenya. Iyo utari wubaka ntabwo iyi myuka ishobora gutuma ubona umugabo. Akenshi iyi myuka ni imyuka y'abadayimoni. Baba barakumurikiye nyabingi, cyangwa bakaba baragutanzeho igitambo, bakakugira umugirwa wa nyabingi, bakakubwira ngo nta wundi muntu uzagushaka uretse nyabingi cyangwa se abadayimoni. Noneho rero iyo hagize undi muntu ujya kugushaka, kubera ko iyi myuka nayo irafuha. Iyo igiye gufuha rero, iyi myuka iramwirukana mu buzima bwawe. Ni hahandi uzasanga umugabo mwari mukundanye, ariko kubera iyi myuka ugasanga muhora mushwana, ndetse ugasanga mu cyumba cyanyu, mu gikorwa cy'abashakanye ntabwo bigenda neza, kubera yuko wowe ntabwo uba umwifuza, kubera ko iyi myuka iramuguhuza. Nta nubwo wowe ubyifuza, ntabwo uba ubishaka. Iyi myuka iramuguhuza, iyi myuka imwigizayo mu buzima bwawe. Ukeneye gusengerwa Imana, uraboshye, uboshywe n'imbaraga z'abadayimoni. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana byihuse. Iyi myuka ni imyuka mibi, ni imyuka ifunga umugisha kandi ni imyuka ifunga amarembo. Ni imyuka ikubuza kwakira igitangaza mu buzima bwawe. Ni imyuka idashobora gutuma hari ahantu ugera. Ni imyuka igufungira amarembo y'umugisha. Ikintu cyose ugerageje kugeraho amarembo arifunga. Habaho za borokaje nyinshi ziteye ubwoba ku buzima bwawe. Ugasanga neza uhora ugira inyatsi, kuko uyu mwuka ushamikiyeho inyatsi, uyu mwuka ushamikiyeho ubukene, uyu mwuka ushamikiyeho icyangiro, uyu mwuka ushamikiyeho igisuzuguriro. Uyu mwuka ni umwuka mubi. Uyu mwuka ukiwumva ni umwuka Imana ishimwe cyane. Uyu ni umwuka mubi. Ukeneye gusengerwa Imana kandi byihuse cyane. Niba mu nzozi ujya ugira
ukabona abo bagabo b'ijoro, ukabona ibintu biza bigusambanya, kuko uyu mwuka utera icyangiro, uyu mwuka utera igisuzuguriro. Ugasanga hari mu bicuku bya nijoro izi mbaraga urazumva ziza ku buzima bwawe, ibi bintu bikaza bikagusambanya. Ukeneye gusengerwa Imana kandi byihuse cyane. Icya kabiri, umuntu ujya uryama mu bicuku bya nijoro, wamara kuryama ukabona inzoka, ikintu cy'inzoka, umwuka w'inzoka uza ku buzima bwawe, ukabona inzoka izi kwizingiraho, cyangwa se ukikanga inzoka iri mu buzima bwawe, cyangwa ukikanga icyumba urimo kirimo inzoka, ukikanga ikintu bita inzoka, cyangwa se rimwe na rimwe ukabona ukarota inzoka irimo ikuruma ikiganza. Senga cyane, ukeneye gusengerwa ndetse ukeneye deliverance. Hari imyuka iri ku buzima bwawe, ni ikintu kiba kigaragaza yuko barimo barakuroga. Hari imyuka barimo baraguhoherereza iza ku buzima bwawe. Iyo myuka ikubiyemo ikintu cyo kuriganywa, iyo myuka ikubiyemo ikintu cy'inyatsi. Ikindi, uyu mwuka ni umwuka ukuvana mu masezerano. Bera ko inzoka hiva ikagera irariganya mu buzima busanzwe. Rero bakuroga bagambiriye kukuriganya. Kenshi bakuriganya mariage yawe, baba barimo bakuriganya akazi kawe, baba barimo bakuriganya umugisha wawe, bari n'abakuriganya urubyaro rwawe, kuko ukeneye gusengerwa Imana. Icyo ngicyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko hari imihango irimo irakorerwa ku buzima bwawe, hari imigenzi irimo irakorerwa ku buzima bwawe. Ukeneye gusengerwa Imana byihuse, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, Imana ikaza igakora ibikomeye ku buzima bwawe. Hari undi muntu mu buzima bwe ujya ubaho, ugasanga mu buzima bwawe uraryama, ukaryama uri muzima, wabyuka ugasanga baguciye indasago, ugasanga baguciye indasago baziciye mu gatuza, cyangwa se ku gatsinsino baguciye indasago. Hari nabwo bikora utaryamye, wicaye ureba gutya, wajya kubona ukabona ururasago ruje ku buzima bwawe. Iyo ni imbaraga y'abarozi, ni imbaraga z'abarozi, ni sisiteme abarozi bakoreramo, ku buryo ubuzima bwawe babutumaho ikintu runaka, akenshi bakunze gukoresha tumwe mu tuntu ureba. Rimwe na rimwe hari igihe ujya kubona ukabona isazi ije ku buzima bwawe, akenshi yaza ikakugwaho, ugasanga hamwe iguye hahise haza amaraso, nyuma y'amaraso ukaza gusanga harimo agasharu nk'akururasago. Imana itugirire neza. Ugasanga hariho agasharu nk'akururasago ku buzima bwawe. Hari abantu bagiye barasagwa kandi ntaho wagiye, ariko wabyuka ugasanga impfundiko zawe zose zuzuyeho indasago. Abantu byabayeho cyangwa abantu biri kubaho, mukeneye gusengerwa Imana, urabikeneye cyane. Mukeneye gusengerwa Imana, kuko ni umwuka mubi cyane, ni umwuka mubi cyane. Niba ibi bintu byarakubayeho, menya ngo ni umwuka mubi cyane, ukeneye gusengerwa Imana. Tabara, ihute cyane, ukeneye gusengerwa Imana, kuko uzasenga uzatagangara. Ibi bintu iyo biri kuba ku buzima bwawe, urasenga ariko ntacyo ubona, urasenga ariko nta kintu kiboneka kuri wowe. Ukeneye gusengerwa Imana vuba byihuse cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero izi ndasago akenshi baba barimo baragutambamo ibitambo, baba baragutanzemo ibitambo, rero ikuzimu baba barimo kunywa amaraso yawe. Mboneraho no kuvugana n'umuntu uzi ko yagiye mu bapfumu, bakaba barakurasaza, bakakurasaga. Menya ngo wagiranye igihango na Satani, ikuzimu mwagiranye igihango, wakoze ikintu bita kunywana. Niyo mpamvu ukeneye deliverance, niba iki kintu waragikoze, waba waragikoze warakijijwe cyangwa utari wakizwa, ibi bintu byumve neza. Wakoze ikintu kibi mu buzima bwawe, habayeho ikintu kibi cyane, niyo wasenga iki kintu kiragumya kikagukurikirana.
kuko ikuzimu bagumya kukuburana. Hari abantu barimo baraburanwa n'ikuzimu, barimo baraburanwa n'ikuzimu, kandi ikuzimu bafite ibimenyetso, barakuburana, barimo barakuburana, bafite ibimenyetso kandi barazana ibizibiti by'ibyo wabahaye. Kubera iki? Hari imigenzo abantu baba barakoze kera, noneho bakizwa ntibasubireyo ngo basenyere Satani. Ugasanga hari ibicaniro utasenye, hari ibintu utasenye, hari ibintu utarimbuye. Rero iyi migenzo, iyo mu buzima bwawe udasubiyeyo ngo usenyere Satani, ngo umusenyere, iyo migenzo uyigizeyo, iyo migenzo uyirimbure, ibi bintu ukibyumva menya yuko ukeneye gusengerwa Imana. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye amasengesho, kuko ikuzimu barimo barakuburana. Ikuzimu barimo, hari abarokore benshi Imana iherutse kumishurira, inyereka abantu benshi. Ubu buhanuzi ubwumve ko ari ubuhanuzi buri seriye, buri serious. Kuzimu barimo baraburana abarokore benshi. Kuzimu kandi bafite ibimenyetso, bafite ibyo bashingiraho, bafite n'ibizibiti. Imana itugirire neza, kandi nta bandi babibahaye, ni abarokore. Mwarakijijwe ariko hari ibintu mutamenye, hari ibintu mutasenye. Imana itugirire neza. Hari ibicaniro bya Bali mutigeze musenya, hari ibintu mutigeze murimbura. Imana itugirire neza. Ibyo rero biracyavuga, ibyo biracyabahamagara, ibyo biracyabagarura ngo nimugaruke. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo biracyabagarura, ibyo biracyabarembuza ngo nimugaruke. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana. Ni ubuhanuzi nahawe, nihishurirwa nagize, mbona ibyo bintu biri mu bintu birimo bituma abantu batakira umugisha, birimo bituma abantu batagera mu masezerano yabo, batagera mu mahirwe yabo. Ukeneye gusengerwa Imana. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana yumva gusenga. Nsengeye umuntu wese wari udukurikiranye. Mana, reka ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga kuboneke kuri we, amaraso yawe aboneke kuri we, uburinzi bwawe buboneke kuri we, igitinyiro cyawe kiboneke kuri we. Ndasenze, nsenya ibicaniro by'abazimu n'abadayimoni, nsenya ibicaniro by'abarozi. Uyu muntu yararwaye, yakire gukira. Hari abantu baboshywe n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, hari abantu baboshywe n'imbaraga z'abarozi, hari abantu baboshywe n'imbaraga z'abapfumu, hari abantu baboshywe n'imbaraga z'abarangi, hari abantu baboshywe n'imbaraga z'umwijima, hari abantu baboshywe n'imbaraga z'ikuzimu, hari abantu batanzwe ibitambo. Abo ngabo ndabakuza y'ukuboko kwiza gukomeye mu izina rya Yesu. Mana, nubabohora ubagirire neza. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Nimero yanjye ni 078559 770 078559 Yesu aguha umugisha, Yesu akwiyereke, Yesu akwishimire. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha, hezagirwa, kandi koko warahezagiwe. Umugisha w'Imana ukomeze kukubonekaho. Shalom, shalom. Shalom.